Muri iyi si abantu tugira intego zitandukanye. Hari abantu tugira intego zo kuzaba abakire, ntawe ugira intego zo kuzaba umukene, ariko hari abantu batagira intego mu buzima bwabo. Usanga abenshi bagira intego ariko ntibazishyire mu bikorwa. Rimwe na rimwe ugasanga hari abafite intego mbi, hari n'abafite intego nziza. Gusa harimo abanga gukora ngo bashaka kwiba, ugasanga nicyo bashyize imbere, bumva ko bazatwara ibya bagenzi babo cyangwa se iby'abavandimwe babo. Ni ikibazo gikomeye cyane kuba umuntu yatekereza kubaho adakora, kandi aricyo cyangiriza ubuzima. By'umwihariko abantu benshi tuba dushaka kugera ku byo twifuza, tuba dushaka kugera ku nzozi dutekereza, ariko ikibyica ni kimwe, ni ukutaba twabiharanira ngo twumve ko ibyo bintu koko nk'uko tubyiyemeza twabigeraho. Kwiyemeza ni kimwe, no kuba umuntu yakora akabishyira mu bikorwa ni ikindi. Abantu intego zabo kugira ngo zigerweho biba bisaba kwitanga cyane. Tuzi abakire benshi kuri iyi si, tuzi Bill Gates, tuzi Elon Musk n'abandi. Utekereje ubuzima bwabo bakiri bato, ushobora gusanga bari mu bantu batari bafite amafaranga, batari bakize, ariko bafite inzozi zo kuzaba abakire. Uti babigezeho gute? Icyo ni ikibazo wagakwiye kwibaza, ukakibaza uti njyewe nabigeraho gute? Ko mfite intego nyinshi zitandukanye, ibyo bintu nabigeraho gute? Ese niki nakora kugira ngo mbe nabigeraho? Gusa ndagushimiye wowe uteze amatwi iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe byaba byiza uyikanze, kandi ugakanda like, ugakora na share, ndetse wakandika na comment uvuga ku cyo twakora ikiganiro ubutaha. Muri aka kanya rero tugiye kureba ni ibiki byatuma ugera ku nzozi zawe ushaka. Kabya inzozi nawe wumve ko uri umuntu wagera ku cyo wifuza, uri umuntu wakihindurira ubuzima, ariko ubigizemo uruhare, atari ukwiha intego gusa ngo wicare. Dore ikintu cya mbere gituma ucika intege: iyo wihaye intego ariko ibikorwa bikabura. Urugero, ushobora kuvuga ngo mu myaka 10 nzaba ngeze ku modoka. Nta mafaranga ufite, ntabwo uharanira kuba wakora ngo ubigereho, ugasanga bibaye ikibazo. Ariko ushobora kwiha iyo ntego, ugatangira nk'ubu ngubu utegura, ugatangira gupanga umushinga uzakora, ugatangira gupanga icyaguha iyo modoka, ugatangira buhoro buhoro, bikarangira muri iyo myaka 10 ubigezeho. Ariko se niba utekereza ko uzagura imodoka mu byo utavunikiye, uzabibona koko? Niba nta ntego ufite mu buzima bwawe zo kumva ko wakora ngo ukoreshe imbaraga zawe, ntacyo ushobora kugeraho. Umuntu abona icyo yavunikiye, ntabona icyo atavunikiye. Niba wumva ko ushaka kugera ku nzozi nziza ukaba udashaka kuvunika, ntacyo wageraho na gato. Icya mbere ni ukumva ko ugomba gukora, kandi ugakorana umurava kugira ngo icyo wiyemeje ukigereho. Aba twavuze haruguru, Bill Gates na Elon Musk ndetse n'abandi bakire, si uko batari bayobewe ko kuba batakivunisha cyane ari bibi, ahubwo ni uko bari bazi ko hari inzozi bashaka kugeraho kandi bashaka kuzikabya. None wowe urabura iki ngo ugere ku nzozi? Hari igihe akenshi dutekereza ko icyo twifuza tutakigeraho, ukumva ko mu buzima bwawe utatunga imodoka, ntabwo uzayigeraho niba ubitekereza. Ukumva ko nta kintu wageraho gihambaye kubera icyo utakigeraho,
abakigezeho ntacyo bari bakurusha, nabo bari bameze nkawe ndetse bashobora kuba bari hasi yawe ariko bakigezeho. Kubera iki wowe utekereza kutakigeraho? Icya mbere aba ari ukwiyemeza muri ubu buzima. Iyo utekereje ko ugomba kwiyemeza buri kimwe ukavuga icyo ushaka kugeraho ukanagiharanira, urakora ukakigeraho. Niyo utakigeraho ariko nibura waragerageje. Umuntu ugerageza atandukanye na wa wundi uvuga ko atagera ku kintu runaka. Abantu bose bageze ku byo bifuza nuko bagerageje, nuko banyuze mu bihombo, hakaba hari ibyo batakaje, hakaba hari ibyo bigomwe, ariko icyo bifuza kikagerwaho. None wowe utekereza ko utagira icyo ugerageza kugira ngo ube wagera kuri icyo kintu? Ni gute uzakigeraho utaragerageje? Ni ikibazo ukwiye kwibaza kandi ukacyisubiza. Abantu benshi baragerageza bakagera ku byo bifuza, ndetse no mu Rwanda dufite benshi batangiriye kuri zeru ariko bameze neza. Twavugamo nka Sina Gerard. Sina Gerard ni umuntu watangiriye hasi cyane, watangiriye ku tuntu duke cyane, ariko ubu urwego agezeho ni urwego rushimishije cyane. Ni umuntu w'icyamamare mu gihugu, ni umuntu uzwi na bose, ni umuntu ukora ibintu bikunzwe kandi bikunzwe na buri wese. Ni umuntu ukora ibintu winjiza amafaranga menshi cyane kandi afatika. Kubera iki wowe utakinjiza amafaranga nk'aye? Kubera iki utatangira kuri zeru ngo wumve ko wowe ayo mafaranga abona wayabona? Ni ikibazo ukwiye kwibaza ukisubiza. Abantu benshi dutekereza ko niba nta gishoro dufite ntacyo twakora. Mbere na mbere jya utekereza ko ubutunzi ubufite mu mutwe wawe. Ubutunzi turabugendana umunsi ku munsi, dufite amamiliyoni ari mu mutwe wacu, ariko ikitwica ni ukugira ngo tube twayashyira mu bikorwa, tuyakure mu bitekerezo, tuyerekane mu buzima busanzwe. Amamiliyoni tuyafite mu mutwe ariko twumva ko nta gishoro dufite. Hari abantu benshi bagiye batekereza imishinga itandukanye bikarangira bayigezeho. Kubera iki wowe ufite ibitekerezo bihanitse kandi byiza ushobora gusanga birusha na bya bindi bya bizinesi zikaze cyane, wowe ikaba noneho izaba ikaze kurusha izindi zose, ugasanga uri kuvuga ngo nta kintu uzi. Kubera iki? Kubera iki utagerageje nibura ngo urebe ko cyakunda ariko wagerageje? Ibitekerezo urabifite byiza, ahubwo icyo ukwiriye kumenya ni ukumenya uko wabishyira mu bikorwa kugira ngo nawe utangire ubibyaze umusaruro. Muri iyi si nta muntu ubaho adashaka gutera imbere, muri iyi si nta muntu ubaho adafite intego, muri iyi si nta muntu ubaho atumva ko hari icyo yageraho. Nta muntu n'umwe uhitamo kubaho nabi, nta muntu n'umwe wumva ko yabaho nabi, ariko ibyo ukora nibyo bituma ubaho nabi. Niba wumva ko utavunika, nawe ntukumve ko wabaho neza nk'uko ubyifuza. Abantu dutinya imirimo, abantu dutinya gukora. None se niba wumva ko utakora uzagera ku cyo wifuza gute? Buriya ngo ubukene buryana kurusha kuvunika ukora. Ni byiza ko buri wese akwiye gutekereza ejo hazaza, akumva ko agomba kuhaharanira. Buriya abantu benshi batinya imirimo, kandi ngo buriya kugira ngo ugire icyo ugeraho ni uko uba wavunitse ukabigaragaza mu bikorwa byawe, ukumva ko ugomba gukora kandi udafite ubunebwe. Ni byiza gukura amaboko mu mifuka ugakora kugira ngo ugire icyo ugeraho. Niba ubukene buryana kurusha kuba wavunika, kubera icyo utaharanira ko wowe ushobora kurwanya ubwo bukene? Dutinya kubabara igihe gito, dutinya kuruha igihe gito, ariko tukazaruha igihe kirekire, tukazaruha igihe kinini cyane. Mu gihe twatinye kubabara igihe gito,
urakora aka kanya, ariko iyo umaze kugira icyo ugeraho nibwo ubona ibyiza by'umurimo, nibwo ubona ibyiza byo kuba waravunitse ugakora ukumva ko ukwiye gutera imbere. Ariko wa wundi uhora wicaye hamwe, wa wundi uhora nta kintu atekereza yicariye gusa yumva ko ibintu byose azabibona nk'uko abyifuza, biragoye kuba yabibona, biragoye kuba byamusanga aho yicaye ngo bibe byamugeraho. Rero ni byiza kuba watekereza ko ejo ugomba kubaho neza, kandi ndetse hari n'abandi ugomba gutuma babaho neza. Ntabwo ari wowe, iterambere si iryawe gusa, hari n'abandi murisangiye. Rero inama kandi nziza ni uko buri wese akwiye gutekereza uko yatera imbere, buri wese akwiye gukoresha ibitekerezo bye nk'uko Imana yabimuhaye, buri wese akwiye kumva ko imbaraga agomba kuzishyira mu gutekereza, atagomba kuzishyira mu bidafite agaciro. Akenshi usanga abantu barangara birirwa mu matelefone bagira ute, twabivuzeho mu biganiro byatambutse, abenshi usanga telefone arizo zabagize imbata, by'umwihariko urubyiruko, kandi urubyiruko arirwo rwagakwiye gukora rugatera imbere, rukaba rwakubaka iterambere twifuza. Ariko usanga ari bo barangariye mu bibi, barangariye mu matelefone. Ibaze gukoresha telefone ureba ibibi gusa, ntunatekereze ku iterambere riri imbere, nyamara ejo bundi uzaba wicuza ngo kubera iki nakoraga ibi ngibi. Kandi wagakwiye kubyirinda hakiri kare, ahubwo ugatangira kuyibyaza umusaruro, ureba ibintu bifite akamaro kuri interineti. Abenshi tuba dushaka kureba ibintu bishekeje, ibintu biratunezereza, ariko ntidutekereze ko haba hari n'ibindi bifite akamaro. Kuri YouTube haba hari ibintu bifite akamaro byinshi cyane byaguhindurira ubuzima, ariko ugasanga wirirwa muri bya bindi bituma utakaza umwanya w'ubusa, ureba ibintu bitarakungura, ureba ibintu bidafite agaciro, mu gihe wareba ibintu byagufasha no kuba wagira ibitekerezo bizima byakungura, bigatuma utangira bizinesi nawe ukagera ku cyo wifuza. By'umwihariko urubyiruko nirwo rugirwa inama cyane yo kuba rwahindura imyumvire, rukumva ko ari rwo rukwiye gukora cyane, rukubaka igihugu, rukubaka icyo rwifuza kugira ngo iterambere rikomeze rigende neza. Ariko bitabaye ibyo, urubyiruko rukomeje gukora ibirurangaza cyane, iterambere kurigeraho biragoye. Niyo mpamvu Leta y'u Rwanda ibishishikariza abantu, by'umwihariko urubyiruko, kwirinda ibibarangaza, ahubwo bakumva ko bakwiye gukora, kandi bakwiye gukora igifite akamaro, kizabagirira inyungu, kizabateza imbere mu gihe kiri imbere, mu buryo bwo kugira ngo dukomeze twubake igihugu twifuza, kandi tujye mu byo dushaka mu gihe kiri imbere, nk'ibikorwa remezo, nk'ubukungu buri hejuru, nk'imibereho myiza n'ibindi byinshi byadufasha kugira ngo igihugu cyacu kibe cyiza, kandi tukubaka n'iterambere rirambye, kugira ngo n'abazaza bazadukomokaho nabo bazakomeze baryubake, rikomeze rizamuke, igihugu cyacu kibe cyiza. Naho igihe abantu badatekereje ko bagomba guhindura imyumvire, icyo gihe tuzahora mu bukene budashira. Twumve ko tugomba gukora, kandi twumva ko dukora ari twe twikorera, tutumva ko dukorera abandi. Twumve ko imbaraga ziri izacu, twumve ko imbaraga ari izo twahawe kandi tugomba kuzikoresha. Twumve kandi ko tugomba kuzikoresha ibikwiye, apana bya bindi birangiza iterambere. Twumve ko hari icyo dushaka kugeraho mu buzima, twumve ko hari icyo dushaka kubaka. Ndabashimiye rero mwe mwese mwakomeje kubana nanjye kugera ku musozo, ni iby'agaciro gakomeye cyane. Gusa niba utarakanda subscribe byaba byiza uyikanze, niba utarakanda like nayo ukayikanda, ugakora na share ndetse ukandika na comment y'icyo wifuza kuzageraho, cyangwa se
icyo wifuza ko twakora ikiganiro ubutaha. Byaba byiza cyane wakoze na share kugira ngo sharinge na bagenzi bawe bumve izi nama zabafasha mu buzima, zabahindurira ubuzima ko wabyifuza. Ndabashimiye rero kandi ndabakunda, bahoza ku mutima cyane. Bye bye.